FPR n'abayikorera cyane cyane ba magigiri bagiye bajya mu Buganda bakajya gushimuta abanyarwanda bahahungiye cyane cyane abo bakeka ko bashobora kuvuga amabanga nkuriye Lieutenant Mutabazi nk'aba wundi bashobora kuba barashimutiye muri Kenya ariko yabaga mu Uganda gafirita n'abandi batazwi nabo muri Lieutenant wagiyeyo Lieutenant cyangwa major cyangwa kapitene wari uvuye mu bihugu Scandinave nawe niho bamufatiye baramushimuta baramujyana hari n'umunyamakuru wahiciwe wa wundi witwa Ingabire Charles ibyo byose rero birazwi abaganda barabizi bafite za raporo zabyo nk'uko abo muri Kenya utababeshya ko Senda ashobora kwigendera yaba yarishwe n'amabandi yo muri Kenya ibyo bintu hari za raporo za leta umuntu umwe mu barashe Seti bamufashe bikiba bamufata n'imbunda rwose igicumbi umwotsi byabyo ko imbunda yari kiba umwotsi ariko umvikanye na FPR umvikanye na leta ya Kigali bahita bamujyana mu Rwanda bariya barasirwa muri Afrika y'Epfo nabyo ni ibindi bituma Kagame muri iki gihe asa n'ufite ikintu kimeze nka nervosité cyo gutuma utwera agakora amakosa menshi ruriya rubanza ruri kubera muri Afrika y'Epfo rw'iraswa nako ry'ihotorwa rya Colonel Patrick Karegeya ni ikibazo gikomeye cyane iyo byose bikorwa nk'uko byagombaga Kagame ubu bafite ingorane zikomeye nuko nyine yagiye ababizi bavuga ko ashobora kuba yaragiye agasaruswa bamwe mu bashinzwe iriya dosiye kugira ngo bitinde. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Reka niko noneho mu gusoza ikiganiro cyacu turebe ingaruka cyane cyane ku baturage kuko hari aho mu kanya bavuze uti nk'umuntu wavukiye ku mupaka baravuga ati abaturanyi bo ku mupaka baba bafite uburyo ki babanye uko bahahirana ni nabyo bigaragara cyane cyane kuri uriya mupaka wa Uganda ndetse hari ikinyamakuru nabonye cyo muri Uganda mu gitondo cyangwa ejo cyari cyanditse ko noneho u Rwanda rwaba rwashyizeho amande ku munyarwanda uzafatwa ari kwambuka umupaka ajya muri Uganda. Bigaragara ko abanyarwanda bakumiriwe badafite mu by'ukuri ubwinyagamburiro ariko cyane cyane tubirebeye mu ishusho ngari ingaruka ku baturage uretse wenda uwo mutekano cyangwa se kumva ko bakwisanzura bakaba bagenda ubibona ute wowe iziranga kubona zishobora kugera hehe atari ibyo ngibyo byo kurangaza nyine abantu ngo twibagirwe ko mu gihugu hari ibindi bibazo urabona ingaruka zabyo zishobora kugera hehe hanyuma turi buze gusoza wenda unatubwira uko ibisubizo ubona bishoboka. Ijambo ni ryawe. Urakoze icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane ariko gikomeye. Iyo navuze byo kurangaza bishobora kuba bihishe byinshi. Hari kurangaza nyine ibyerekeranye n'umubano w'amahanga ariko ndeba nanone kandi ngatega amatwi ibyo Perezida Kagame amaze iminsi avuga. Perezida Kagame amaze iminsi avuga ko hari abantu bitwa ba P5 bwari ubwa mbere numva rwose atinyuka kuvuga ko P5 ariyo P5 ndetse akavuga n'izina rya General Kayumba Nyamwasa ubundi yavugaga ko ari ikigarasa buriya tutitoze twajya gukangukira hejuru tugasanga mu Rwanda abantu bashize kandi twari turangariye umupaka w'Ubuganda. Mwabonye ko batangiye kuvanaho abasirikari bakuru
bamwe bavuga ko bafunzwe. Abo ngabo ntabwo nabaririra kuko nabo bari mu baduhekuye, kandi byaragaragaye ko babafunga bakabafungura bakabasubiza imyanya yabo, ahubwo akaba aribo bohereza kujya kwica abaturage, kuko baba babwiye bati ibyo twabafungiye murabizi, niba udakomeza kwica abantu tuzongera tubafunge. Ariko rero niba tumenya ko General Kanaka yafunzwe, ntabwo tumenya ko kaporari runaka Kanaka yaba yafashwe cyangwa yishwe. Ntitumenya ko umuturage uyu n'uyu ku gasozi Kanaka bamushimuse nijoro akazimira akicwa. Rero mu Rwanda hari abantu benshi bazimira. Fenomene yo kuzimira ni kanseri muri kiriya gihugu. Twebwe tureba gusa ngo abafunzwe, ariko buriya inyuma y'abafunzwe haba hari abantu benshi bazimye. Igituma bitavugwa n'iki? Ni iterabwoba, kuko umuryango uravuga iti nitubivuga natwe turagenda. Njyewe hari abantu rwose bigeze kuntumaho bati abana bacu babiri baziye, babatwaye tubareba, basobanurira ibyabaye, ndetse mbivuge bishyire hanze. Ati nyaboneka uramenye, kuko nubivuga n'abasigaye mu rugo natwe twese ndetse bashobora kuza bakadutwara. Ubwo ibyo ni ibibaye mu muryango umwe, kandi muri icyo gihe namenye ko byabaye ku miryango myinshi, bose bagatinya kugira icyo bavuga. Fata rero imisozi yo mu Rwanda, bagenda bariya ba Daso n'abandi bakagenda bakayoragura, twese tugaceceka, abo mu Rwanda bagaceceka kubera ko batinya ko nabo bazimira. Abenshi turangariye umupaka w'u Rwanda n'Uganda. Njye nta kubeshya, so kuvuga ko bitangira ishati, ariko nubwo muri iki kiganiro tubigarutseho, njye ntoranya ahubwo gukanura amaso kugira ngo ndebe ibibera mu Rwanda ahandi hatari kuri uriya mupaka, niba abaturage batabamaze babakindagura. Kandi rero hari aho bikuba abantu bari kwicwa. Tubona za raporo umuryango Observatoire des droits de l'homme mu Rwanda turimo nkayibuka hose, ufite za raporo nyinshi tubona ziva mu Rwanda zivuga ziti ejo hano bisha abantu. Hari abashimutwa bari muri prison, abanyururu, imfungwa, bakaza bakabimura nijoro bakazimira. Mu minsi ishize twatabarije umuvandimwe wacu Boniface Twagirimana kubera ko twabimenye, kubera ko yari vice perezida w'ishyaka FDU Inkingi. Ariko buriya mbere y'uko agenda na nyuma y'uko bamwica, ko njye nemeza ko bamwishe, hari abandi benshi bagiye bimura bakaza nka saa 8 z'ijoro, amakamyo agatera amatako imbere ya prison, bakayora abantu bakabashyira mu makamyo bakabajyana bakaburira irenge. Ibyo byarabaye rwose. Ikibazo ni uko iyo bakuvanye muri prison iri mu karere Kanaka bakavuga ko bakujyanye mu karere kandi, ntawe uzajya gukontorora ngo amenye niba warahageze koko. Imiryango bakayibuza kumusura, bajya kubaza batetse umuntu wacu ari he, bati twaramwimuye tuzaba tubaha igihe kugira ngo mujye kubasura. Abantu bagategereza iriya jenoside babaze iminsi baririmba. Ntabwo mvuze ko mu Rwanda hari jenoside, ariko tugomba kwitonda tukabikurikira hafi. Niba turangarize ku mupaka w'Uganda babeshya ngo RNC, P5, FDLR ngo bagiye gutera u Rwanda, kuko baruteye baba bafite impamvu zabo. Ariko ntabwo nemera ko muri iki gihe hari abantu bagiye gutera u Rwanda baturutse Uganda, abandi bwacya ngo baturutse muri Kongo, abandi ngo baturutse Burundi. Ibyo byose hari abantu mwigeze mubona baturutse Burundi bagiye gutera u Rwanda? Ahubwo hari abava mu Rwanda bajya gutera ubundi baciye muri Kongo. Tube rero vigilant. Mu Kinyarwanda harya vigilant ni ukuvuga iki? Tube maso no kuba maso. Tube maso. Ubwo ndabwira cyane cyane abakorana n'imiryango cyangwa abakorera imiryango yigenga ya societe civile, ariko n'abavandimwe bo mu mashyaka ya politiki atavuga rumwe na FPR. Njye mbahamagarije rwose kugira ngo ibyo bakora mu Rwanda byo kuturangaza tubyitaze, dukomeze ducukumbure tumenye imibereho y'abaturage, nibo batubabaje.
kuvuga ko Museveni na Kagame barebana y'ingwe yego kuko habaye intambara byagira ingaruka, ariko hagati abaturage baricwa n'inzara ari abo mupaka ariko n'abakure batari ku mupaka, bamwe barazimizwa abandi baricwa abandi barafatwa nabi. Hari ibintu byinshi cyane tutagarukaho muri iki kiganiro, ariko nabwo nagira ngo mbasabe ko igihe nikigera wenda muzampa akanya ko kubisobanura. Buriya mu Rwanda hari ikintu twebwe muri ibuka bose rengera bose twita apartheid, nacyo ni umuba ukomeye cyane Perezida Kagame yikoreye, akaba azi kandi ko bimaze kumenyekana. Nawe ni umuba ukomeye, ndagira ngo igihe nikigera bose mubonye ukuntu mwampa akanya ngasobanura iyo kampanye twatangiye, nabyo ntabwo byaba ari bibi kugira ngo tuvugire rubanda. Ni ikintu cyiza cyane kuko iyi apartheid abantu benshi bakunze kuyivuga bakamera nk'ababinyereraho. Ndatekereza ko dukwiye kuzabishyiramo imbaraga tukagira noneho ubwo mwebwe bibaye n'amahirwe ubwo mwe mu bikurikirana by'umwihariko mukaba mufite n'iyo kampanye, ni ngombwa rwose ko tuzabigiraho ikiganiro kirambuye kugira ngo abantu babimenye kuko hari n'ababibona, ariko dutanze urugero nko kuri rw'uwo muryango ubona bawukoreye ibi n'ibi, hari igihe umuryango umwe wirebaho n'undi byabayeho ibunaka akirebaho, ariko hakabura umuntu ubirebera mu gishushanyo kinini kigaragara mu gihugu hose ngo umuntu arebe dega ziba zakozwe. Ahubwo hari abanyarwanda abana babo bazimira bakanga no kubibwira abaturanyi cyangwa abandi bo mu muryango, bavuga bati babivuze bikamenyekana leta nitwe yabiryoza ko byamenyekanye. Ni ikibazo gikomeye cyane nyine kijyana n'ira system imeze kure. Reka ikiganiro cyacu kiri kugenda kigana umusozo, ndavuga donc kuvuga uravuga uti ingaruka hari bari kwicwa n'inzara, ariko dureba amaso cyane, dushyira amaso cyane kubiri kubera mu gihugu, kuko biriya dushobora kurangarira ku mipaka, nyamara mu gihugu abantu barimo bagenda bapfa bashira bakomeza, noneho bikanaba noneho abantu barangaye batabireba. None mu gusoza bwana ambasaderi Ndagijimana, igisubizo umuntu ni ikihe koko umuntu ya propose bati dore igisubizo cyatuma ibi bintu iriya myitwarire ya FPR wenda igabanuka cyangwa se ikanahinduka burundu ku buryo abantu bashobora kubaho bisanzuye, atari ugutinya kujya guhahira i Buganda cyangwa i Burundi, ariko noneho ntibabe bafite n'ubwoba ku buzima bwabo nabo bwahungabana? Igisubizo nako ni igisubizo ko gifite aho byakomoka, ntabwo ari umuntu umwe wagira igisubizo cyo guhindura ibibera mu Rwanda. Hari ibyo abanyarwanda ubwabo bagomba gukora, abari mu gihugu ntako batagize, bakora ibishoboka byose kugira ngo mbese bagaragaze ko nubwo binuba ariko banashinyiriza. Burya no gushinyiriza ni igikorwa, iyo ushinyiriza ukaramuka bishobora gutuma ejo hazaza wakora ibindi bintu byiza, kandi ukareba ugakanura ukandika ibyo ubona, igihe cyagera ugatanga ubuhamya. Burya nako ni akazi. Ntabwo tugomba kujya tubwira abantu bo mu Rwanda ngo nimwivumbagatanye ngo tuzaza kubashyigikira, tuba tubabeshya, tuba tubaroha. Nta wajya kwivumbagatanya muri kiriya gihugu isazi hita bakayirasa. Ibyo ni byo rwose, cyane ko twe wenda twagize ubwoba tukagenda. Nekereza ko kubabwira ngo nibivumbagatanye keretse tubanye tukaba turaje natwe dufatanye, nekereza ko reka tugende tusange yego. Cyambere icyo twabasaba ahubwo bari mu Rwanda, urabona haje tekinoloji nshya, bafite za WhatsApp, bafite icyo bagomba gukora kugira ngo igihugu cyacu kizabohoke iriya ngoyi, nuko bajya batumenyesha, kandi benshi barabikora. Navuze bamwe na bamwe dukorana, duhurira kuri za Twitter, duhurira kuri za Facebook, duhurira kuri zindi social media, duhurira kuri telefone, duhurira kuri za message batwohereza bavuga bati dore byaraye bibaye. Ibyo bagomba kubikomeza, ariko tutabasabye kwiyahura. Noneho abanyarwanda bari hanze nge nabasaba ko baba abagabo cyangwa abagore b'abagabo, kugira ngo rwose dutinyuke, abantu ntibakomeze kujya bihisha ngo
ngo abademayi baraje ngo bazaduha utuzi ngo bazaturasa, ntabwo baturusha wenda kuba dushakishwa n'iriya ngoma kugira ngo twicwe. Ntabwo Kagame ashobora kuzica abanyarwanda bose bifuza impinduka mu Rwanda. Tugomba guhaguruka, ariko twahaguruka tugahaguruka tugerageza no kwishyira hamwe kugira ngo tudakomeza gutatanya ingufu. Ikindi rero tudakunze kuvuga nanone, ya apartheid navuze na biriya byose biba, burya inyuma mbashaka kuvuga ko hari ikibazo cy'amoko. Nge nemeza ko mu gihe abahutu bamwe bakivuga ngo jenoside yo muri 1994 ngo ntabwo hapfuye abatutsi benshi, ngo ntabwo ari jenoside, ntibumva akababaro k'abatutsi kandi bakazi. Mu gihe abatutsi bamwe banga kumva ko n'abahutu biciwe ababo, abahutu bafunzwe bazira akarengane kandi bakinenwa, bagihezwa mu butegetsi, mu gisirikare, mu byo kwibuka n'ibindi byose, igihe batarumva ko abo bahutu n'abari abanyarwanda nkabo ko bagomba kubarengera kandi badahuje ubwoko, icyo gihe ntacyo tuzageraho. Ariko kandi mvuga ko twe turi hanze tuvuga ko dushaka demokarasi. Abahutu n'abatutsi bagomba no kwemera nyiri ayo moko arahari, kandi ntabwo bavuga ngo habaye jenoside utemera amoko, utemera ko hari abarenganye, utemera ko hari n'abakomeza kwicwa. Tugomba guhaguruka tugahura tukavuga tuti twebwe abahutu n'abatutsi n'abatwa tureba kure, twifuriza abanyarwanda bose amahoro, twifuza ko abanyarwanda bareshya. Reka twishyire hamwe tutange ubutumwa n'ubuhamya, tubwire abanyarwanda ibyo tuzi, tubwire amahanga ibyo tuzi kuri iriya ngoma. Wenda twarushaho kumvuga neza, twarushaho no kugirira abanyarwanda akamaro dufatanya urunanda. Nibyo nigeze kumva Padiri Thomas Bizimana ko ndabivugira kuri radiyo Ubumwe, nako radiyo u Rwanda, yigeze kubyita ngo ni demokarasi y'impanga. Naramubajije icyo gihe ntese bashaka kuvuga iki, aransobanurira ibyo yambwiye kandi nanjye nibyo nemera. Ntabwo ubwoko bumwe bushobora gutegeka igihugu ngo kizagira amahoro. Abahutu n'abatutsi ni impanga, abatwa ni impanga nabo zacu. Ikibazo ni uko wenda politiki badakunda kwijyamo, ariko twese turi abavandimwe. Iyo ukoresha politiki y'impanga, kubivuga ntabwo ari ukuvuga ko ndi umufana w'ishyaka runaka, ariko icyo gitekerezo ndacyemera, byazagira akamaro. Amahanga rero nacyo, amahanga tugomba gukomeza kwihata tukayasobanurira tukababwira iriya mitego yose tubona ko hari ibyihishe inyuma, kandi tugatinyuka ntitugire ibyo dusiga inyuma, byose tukabivuga. Tugatinyuka kuvuga ko mu Rwanda hari ivanguramoko, kuko iryo vanguramoko rishobora guteza intambara zindi mu gihugu cyacu. Kandi ndabivuga mbyemera, narabibonye igihe abahutu bari ku butegetsi byangezeho, kuko hari bene bacu b'abatutsi bagiye barengana, cyane cyane mbere ya 1973. Ndahamya ko igihe cya Perezida Habyarimana nta batutsi bigeze bicwa, habe n'umwe, nta n'uwo nemera ko yishwe kuva muri 1973 kugera muri 1990 intambara itangiye. Ariko mbere barapfuye. Bikambaza kuko bari abavandimwe banjye, bari bene wacu. Ubu iyo mbona ukuntu FPR ifata abahutu, uretse bariya bayiyobotse bakaba barabaye babanga mwabo cyangwa babica mwabo, birambabaza cyane kuko abo bahutu bicwa nabo n'abanyarwanda, nabo mu bwoko bwambyaye, niyo baba batarambyaye kandi ni abantu nkanjye. Umututsi, umuhutu ubona ibibera mu Rwanda muri iki gihe, kandi avuga ko yifuza amahoro, yifuza amajyambere, ko yifuza ubuvandimwe hagati y'abanyarwanda bose, yagombye kubivuga akabihamya, tukanabibona ko ababajwe n'amaraso n'akababaro k'umunyarwanda uwo ari wese, niyo yaba atari mu bwoko bwe. Nibyo bigaragaza solidarite, ibindi byose twaba tubeshyana. Naho kuri diplomasi, nubwo wenda ijwi ryanjye ntawe uzaryumva, njye nasaba Perezida Kagame n'abo bakorana kugerageza guhagarika uriya mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi, agasigaho gukomeza gushotora Burundi. Icyazize Burundi turakizi,
nuko ashaka nta diplomasi ndimo ashaka ko uwahoze ari perezida Buyoya n'agatsiko bakoranaga kagaruka ku butegetsi bagakuraho perezida Nkurunziza wahuje abahutu n'abatutsi bagafatanya mu butegetsi. Nicyo perezida Kagame ashaka gukora mu Burundi, ntihakagire utubeshya ikindi. Tugomba kubivuga twemye kandi tugakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bitazagerwaho. Ntabwo dukorera Burundi, ariko Burundi ni abavandimwe bacu, inshuti zacu. Igihe mu Burundi hatari amahoro n'iwacu nta mahoro ashobora kuhaba, no kuri twe nta mahoro azabaho. Tukamusaba guhagarika ibitutsi atukana n'abayobozi b'ibihugu duturanye, akavana ingabo ze muri Kongo, ndetse byaba byiza akaba yasaba n'imbabazi zimusabye gupfukama. Ariko burya umugabo numenya gusaba imbabazi akavuga ati hariya naribeshye, Abanyekongo abantu banyu benshi barapfuye bazize ingabo zacu izo nyobora, kandi umusahuro twakoze w'igihugu cyanyu ni mu bishaka dushobora kuzabishyura agahoza amarira. Hakaba amahoro. Amahoro nicyo kintu cya mbere. Perezida Habyarimana yigeze kuvuga ati amahoro yacu niyo zahabu yacu, niyo diyama yacu. Nta kintu gishobora kugira agaciro kurusha amahoro, kurusha kumvikana hagati y'abene igihugu. Nicyo yifuriza Abanyarwanda, nicyo nifuriza abari mu mashyaka atavuga rumwe na leta, ariko bishobotse dushobora no kuzumvikana tukavuga rumwe, twubaka u Rwanda turuganisha heza. Ahasigaye nongeye gushimira radiyo u Rwanda, mbifuriza kugira rwose amahirwe no kugira ngo radiyo yanyu ikomeze igire za gahunda nziza, ntimere nk'amaradiyo amwe namwe aca ku nshingano yacu, wenda agatangira gutukana cyangwa gusebya Abanyarwanda, cyane cyane abari hanze hamwe natwe. Mwebwe mbashimira ko mutajya muri ibyo, ko mukora inshingano yanyu mukavuga amakuru kandi mugakora za analize zituma abantu bumva ibibera ku isi n'ibibera mu Rwanda by'umwihariko. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Abumva radiyo u Rwanda twabibutsa ko Jean Marie Vianney Ndagijimana ari umwe mu bayobozi ba societe civile z'Abanyarwanda ziri hanze, akaba ari ayoboye n'umuryango Ibuka Bose Rengera Bose. Turamushimiye rero kuri buno butumire yitabiriye. Namwe turabashimiye kuba mwabanye natwe. Nagahora kagaruka, mukomeze mubane natwe radiyo u Rwanda, muduhe ibitekerezo. Abafite ibibazo namwe mwabyohereza, hanyuma tukazabigeza kuri Jean Marie Vianney. Kandi ngira ngo mwamwumvize ko yaduhaye icyizere ko nitwongera kumuhamagara atugiyemo umwenda w'ibiganiro bibiri. Hari ikiganiro ku buryo Kagame yatanze abatutsi ho igitambo, hanyuma hari n'ikiganiro tuzakorana ku bijyanye na kampanye ijyanye na apartheid igaragara mu Rwanda. Tukaba rero Bwana Jean Marie Vianney tubashimiye, muraraharyana. Murakoze cyane Chaste, nawe uraraharyana kandi ukomere. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro.